Muraho neza mwese bakunzi ba KGG TV Rwanda mumeze neza. Nk'ibisanzwe tugiye kugira ingingo uyu munsi tugiye kuganiraho ingingo ikomeye cyane. Ingingo tugiye kuganiraho uyu munsi ni ijyanye n'ikoreshwa rya AI mu mashuri. Turebe ingaruka ku ireme ry'uburezi, ubwo yaba abarezi, abanyeshuri ndetse n'abandi mwese muraza gusabwa gutanga ibitekerezo. Ese wowe wumva AI yakoreshwa ite neza mu mashuri kugira ngo ireme ry'uburezi rigire aho rigera? Ntugende rero udakoze subscribe, ukore like na comment, hanyuma tuze kumenya n'icyo ushaka ko tuzakuganaho ubutaha. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo ijyanye na AI mu mashuri. Turebe n'icyo leta isabwa kugira ngo iyi AI ikoreshwe neza ndetse n'ababyeyi. Muri iki gihe rero AI iri kugenda itera imbere cyane, aho yaba mu burezi yaba no mu bintu bisanzwe mu buzima rusange. Ubu igihugu cyangwa se isi yabaye iy'ikoranabuhanga. Ubona ko haba hano mu Rwanda yaba n'ahandi hose, ireme ry'uburezi ni ngombwa ko rikorwa, ariko tukamenya n'uburyo ki AI ikoreshwa ite. Ese ni gute yakoreshwa neza? Muri iki gihe rero AI ikoreshwa cyane cyane mu mashuri abanza, ayisumbuye na za kaminuza. Mbere byatangiye ari kaminuza, biza kujya mu masegonderi, ariko ubu ngubu byamaze no kugera mu mashuri abanza, aho usanga umwana wo mu wa gatatu, mu wa kane, mu wa gatanu, mu wa gatandatu ikoreshwa rya AI arizi cyane. Ngenda bivuga kuko mbifitiye ubuhamya nk'uburezi. Hanyuma icya mbere, AI yatumye cyangwa se ituma igabanya ubushobozi bwo gutekereza ku bana. Bamwe mu banyeshuri cyangwa se bamwe mu bayikoresha mu gusubiza ibibazo byose bifashisha AI, ntabwo bakigira umwanya wo gutekereza byinshi cyane. Usanga AI rero abanyeshuri yaba muri ayo mashuri abanza, yisumbuye muri kaminuza, umwarimu atanga umukoro, umwana akagenda agafata ikibazo cyose akagikoporora akagishyira kuri AI ikamuha ibisubizo. We ntasome, we ntagire ate, ugasanga yaba umwana ntazi ibyo yasubije, kuko iyo yaje akagera ku ishuri, as a teacher ukora assessment ukareba ese ibyo nabajije umwana arabyumva, ese yasubije by'ukuri ibyo yumva. Ugasanga we yagiye kubera umwanya mutoya aba afite wenda, cyangwa se umwanya mwinshi bamara ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo bakigira umwanya cyane cyane wo gutekereza. AI rero yagabanyije uburyo bw'abana bwo gutekereza, aho buri kintu cyose uhereza umwana akagenda akahita akubita kuri AI, ama chat GPT, ama Gemini n'ama AI Cloud n'izindi. Ugasanga abana imitekerereze yabo yaragabanutse. Ibi rero bituma ibyo gutekereza bo ku giti cyabo nk'abantu ntabwo bigikunda, ntabwo bagitekereza byinshi. Niyo ngo AI yoroheje muri make ubushobozi, cyangwa se yoroheje akazi k'umunyeshuri, akazi k'umuntu uwo ari we wese akoresha AI. Icya kabiri, AI yoroshya cyangwa se yongera uburiganya, cheating, kwiba. Aka kanya ntabwo umwana akigira umwanya wo gutekereza ku kibazo mwarimu yamuhaye. Niba mwarimu amubajije ikibazo, ntabwo we agifite kapasite yo gutekereza. Aravuga ati mu rugo mfite tablet, mfite ikintu cyose nshaka, so AI iraza kubimfashamo. Bivuga ngo ntabwo bagisubiza ibyo bumva, ahubwo basubiza ibyo AI yabahaye. Umunyeshuri rero ashobora gukora umukoro cyangwa se exam adakoze, ukibwirwa ko cyangwa se ukibwira ko we nk'umwarimu ni umunyeshuri wakoze umukoro, ariko by'ukuri cyangwa se exam atari we. Ukaba uri muri room ya exam, agafata exam yose akayifotora agahita yikubita kuri AI ikamuha ibisubizo, we icyo akora ari ugukoporora gusa. So rero AI ubona hari ahantu yagiye igabanya imitekerereze y'umunyeshuri. Ikindi, AI ituma abanyeshuri batakaza ubumenyi bw'ibanze, nko gusoma, kwandika no kubara, kuvuga. Ubu aka kanya bitewe n'uko wenda nk'izo mwarimu iyo ari kwigisha atanga uburyo bwiza bw'imimerere, cyangwa se like bw'umwimerere, mwarimu iyo ari imbere yawe muriga, ariko umunyeshuri wakoresheje chat GPT
gusoma ntabwo biba bigikunze kuko ntabwo asoma ikibazo ngo agire critical thinking ngo agitekerezeho. We icyo abona arafotora kuri board cyangwa se ku kibaho, agahita agenda agahita bashyira muri chat GPT AI, hanyuma igahita imuhereza ibisubizo. Bivuga ngo rero umwana ubumenyi bwe bwo gusoma bwagabanutse, ubumenyi bwo kuvuga nawe ku giti cye ngo asobanure ibyo yanditse bwaragabanutse. Kwandika, urumva umuntu niba afashe ibintu agafotora chat GPT, icyo akora ni uguko copy and paste, agapestinga ubundi agahita agenda agaprintinga agahita ahereza mwarimu. Bivuga ngo ya writing skills yaragabanutse. Ikindi ukwiye kumenya nuko yongereye icyuho hagati y'abanyeshuri, aho usanga hari abafite internet n'ibikoresho n'abandi batabifite. Wa muntu utabifite byanga bikunze critical thinking yiwe izakora kubera ko agomba nyine kwishakamo ibisubizo ku giti cye. Ariko umuntu wakoresheje chat GPT, umuntu wakoresheje zino mbuga nkoranyambaga cyangwa se ama AI, usanga we nta bintu byo gutekereza byinshi cyane. Ikindi AI si buri gihe cyose mukwiye kumenya ko AI ntabwo igihe cyose itanga ibisubizo by'ukuri. Oya, AI hari igihe itanga ibisubizo kuko no hasi akenshi bahita bakubwira ngo AI doesn't give true answers every day, sibyo? Abanyeshuri rero murasabwa ko mwebwe igihe ugiye gukoresha AI, soma usobanukirwe, uvuge se ibi bintu nibyo cyangwa sibyo, ushungure uyungurure ibyo baguhaye, hanyuma nurangiza kubikora icyo gihe uzaba utanze ibintu biri byo. AI igihe cyose ntabwo itanga ibintu by'ukuri. Ushobora kwiga amakuru utari uyazi cyangwa se ushobora kwiga amakuru atariyo ugatanga ibintu bitari byo, icyo gihe ukabura byishe. Rero AI rero ifite ingaruka mbi ku burezi, aho ibi byose bishobora gutuma habaho abanyeshuri batsinda ibizamini ariko badafite ubumenyi. Ibi byagiye bivugwa cyane cyane ku banyeshuri ba kaminuza, aho umunyeshuri usanga kuri degree afite amanota pe, ariko wagena muri skills ugasanga ntabwo bitanga cyangwa se bisomeka neza cyangwa se bisobanutse neza. Umwana akaba azi knowledge but his critical thinking cyangwa se her critical thinking ugasanga ntifite ubwo bushobozi. AI rero ituma ireme ry'uburezi by'ukuri rigabanyuka, kubera ko yaba umwarimu, yaba umunyeshuri, yaba n'undi wese ukoresha AI ashobora kuba afite ibintu diplome nziza ariko atazi gutanga. Bitewe n'iki? Ntabwo yigeze agira umwanya wo gutekereza ku byo agiye kwandika. Hanyuma iyo AI ni nziza, ariko se twakwibaza ngo ese twakora iki mu buzima busanzwe? Niba gukoresha ikoranabuhanga ari byiza kuko ni nabyo dushishikarizwa, ariko rigakoreshwa mu buryo bwiza. Icyo dukwiye gukora rero ni uko leta ikwiye gushyiraho amategeko asobanutse y'ikoreshwa rya AI cyane cyane mu mashuri. Aha igashyira amategeko, igashyiraho na za applications zigenerating, zikareba uyu mwana niba yakoresheje AI mu kwiga, noneho atanazi n'ibyo yanditse, nibura at least yaba yumvaga ibyo yanditse cyangwa se ibyo yakopiye kuri chat GPT cyangwa se zino AI, nawe akaba bifite nk'ubumenyi. Ariko usanga umunyeshuri yakoporoye, arapestinga, aragenda arasubmitinga, mwarimu aramukosora. Rero leta yashyira uburyo bwo kugenzura amakuru yatanzwe n'abanyeshuri, kugira ngo mwarimu amenye ese uyu mwana yakoresheje ubumenyi bwe bwite cyangwa se ubumenyi yakuye kuri AI. Hanyuma habonwa ko umwana yakoresheje ama AI kandi atazi no gusobanura ibyo yanditse, hakabaho ibihano bibigenga. Hanyuma icya kabiri, abanyeshuri bagomba kwigishwa uko AI ikoreshwa neza, bagasobanurwa ko AI rimwe na rimwe ishobora gukora amakosa. Cya gatatu kandi, amashuri akwiye kwibanda cyane ku bumenyi AI idashobora gusimbura. Hari ibintu AI idashobora gusimbura, nko gutekereza, guhanga udushya. Usanga muri no minsi abantu bahanga udushya baragabanutse. Kubera iki? AI iragenda ibintu byose yarabyangije. Ikindi ukwiye kumenya nuko leta ikwiye gutanga ibizamini cyangwa se ibizamini bigomba guhinduka. Uburyo bwo gutanga ibizamini bigomba guhinduka, hakongerwamo n'ibiganiro mpaka, debates, kuko iki gihe umwana cyangwa bikuze najya gutanga ibintu niyo yaba yabikuye kuri AI, ntago azagenda ngasoma ingingo ku ngingo, azasobanura ingingo yatanze. Icyo gihe nibura
ya critical thinking, ya speaking skills, hari skills zizagenda ziyongera. Icya gatanu, abarimu bagomba nabo guhabwa amahugurwa ku ikoreshwa rya AI, kuko byagaragaye ko hari abarimu bakoresha AI mu gutegura amasomo. Mwarimu amaze imyaka 2 mu kazi, mwarimu amaze imyaka 5 mu kazi, mwarimu amaze umwaka umwe, amaze amezi angahe, ugasanga we ntagitegura isomo, aragenda akabwira AI iti ntegurira isomo rivuga kuri ibi ngibi n'amakitivite ngomba gukoresha. Ibyo mwarimu akaza rimwe na rimwe akabivanga, kubera iki? Atagize umwanya wo gusoma no kwanarayizinga. Iki gihe rero leta yatanga amahugurwa ku barimu bakigishwa uburyo bwiza AI yakoreshwa. Izo rero ni zimwe mu ngaruka za AI mu burere, mu burezi. Icyo dusaba hano ni uko yego AI ni nziza, ariko babyeyi mushishikarize, barimu mushishikarize abana banyu imitekerereze n'uburyo bwo kwigisha buhinduke. Zana izo ngingo topics, bwira abana bawe baziganira aho ngaho, bari aho ngaho muri class, kuko uko ku ishuri bitwara, niba ku ishuri bahabwa umwanya munini wo kujya ku ma AI, ugasanga no mu rugo niko bimeze, imitekerereze y'umunyeshuri izagabanuka. Ariko muri cya gihe uri kwigisha we nka mwarimu, ukabaha ingingo runaka bakayigana aho ngaho groups, cyangwa se ukababwira bakayikorera aho ngaho mu ishuri, nta bundi buryo bwo kuba baba kuri AI, icyo gihe at least uzamakinga sure ko hari ibyo abana bazafata cyangwa se bazasobanukirwa, bazanabasha gutekereza. So rero AI ni igikoresho cyiza cyane, ariko igomba gukoreshwa nk'umufasha. AI ni nk'umufasha, ntisimbure umwarimu cyangwa se ngo isimbure umunyeshuri. Hano bakaba bakwigishwa neza. Hanyuma icyo tubasaba ni uko mwakomeza gukora subscribe kuri KGD TV Rwanda. Twarimo tugana cyane ku ngaruka mbi za AI mu mashuri, AI mu burezi, AI mu mibereho ya muntu, aho gutekereza ibintu by'umwimerere byaragabanutse, ahubwo hagenda ibintu byiyongera cyane, ni uburiganya cyane cyane mu mashuri. Mukorero subscribe, KGD TV Rwanda, nge ndi Jean d'Amour.